Yes, bakunzi ba Kedi Official ndabasuhuje kandi rwose mbaye ikaze muri aya makuru agezweho cyangwa se muri iki kiganiro muri rusange tutaherukaga kubagezaho ngira ngo iminsi ibiri rihiritse rwose tutabagezaho ikijyanye n'imiripuko kuri Kedi Official. Muri uyu mugoroba rero ngarutse muri studio kugira ngo tuganire cyangwa se rwose mbamenyeshe ukuri kw'ibihari kuri Kedi Official. Mwabonye rwose ibintu bitubana imberenge kuva ku munsi wo ku cyumweru, ariko iki nicyo giye kugira ngo abakunzi ba Kedi Official mumenye byinshi birenze cyangwa se mumenye ngo niki kijya mbere. So muri iki kiganiro rero ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye ni Bwana Ruziramuwe Joseph aka Magashi. Uriwe neza? Shana ubwa mbere mvuze mu izina. Rero ngomba kukuvuga kuko yuri suragira ngo mbigeze. Ruziramuwe Joseph eke ripoti ya risasi na mageruhi. Iyi nyuguti yaranje nkunda kuyisubiramo. Ntago rero twatangira mu by'ukuri, ntago twabura kubagezaho update iminota igeze muri 3 cyangwa 5, hanyuma mu by'ukuri tukaba turi bubagezeho ikiganiro abantu benshi mukomeje kwibaza ku rubuga rwa Kedi Official, ku rubuga rwa Magashi, rwa Bwiza, Mutarama ko tari kuri Mutarama bimeze bite, abantu rwose babaza, ariko turaza kubiva imuzine muzingo hanyuma nyene mumenye uko situation ziba zimeze. Muri update rero zo kuri mugoroba reka tubabwire ko uyu munsi urugamba rwiriwe n'ubundi rukaze cyane muri axe ya Kanyabayonga, birumvikana mu gace ka Mirangi aho bita na za Gihara, ahitwa za Rusuri. Nuduce tugenzurwa na M23, ariko FRDC ikavuga iti ikitumye Kanyabayonga ifatwa nuko M23 ifite uduce twari dutatu. So FRDC yagerageje kwa divasinga hariya kuri wa musozi wa kuri tudusozi twa za Mirangi, igerageza kwa divasinga na musozi muremure bita ngo ni babita ngo ikidi, kandi jya kwiteranwa no yo muri Sidi Kivu burangiza burangiza, ariko ku rundi ruhande byaje kurangira M23 n'ubundi ibawumije cyangwa se ibasubijeyo, ndetse bashaka no gutwikira imodoka. Ubundi ntago bibaho ko M23 kuva twayibona kuva yatangira urugamba rwo kubohora mu by'ukuri ibi bice cyane cyane ibi bice byibasiwe na leta ya Kongo, aho bahorwa uko bavutse, uko Imana yabaremye. Ndavuga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane cyane ngo kubw'abatutsi. Kuva rero M23 itangiye guharanira uburenganzira bwo kubaho no kwishyura ukizana mu gihugu nk'abandi baturage b'abanyekongo, mu by'ukuri kuva operation zitangiye ni hehe mwigeze mubona coalition ya FARDC isunika M23? Byabaye hamwe ahantu hitwa mu Gicwa. Nabwo ariko harimo intervention y'umurundi, harimo intervention y'umurundi, yaragiye aragambana ati jewe ndumuyase n'ibiki n'ibiki, atangira kwigira inshuti aragambana. Rero mu by'ukuri baza ari igitero cya simusiga. Iyo defense niyo bakuyemo. Kuva icyo gihe nta defense nimwe M23 yari yakurwamo mu minsi cyangwa mu myaka ibiri hafi igiye kugera operation zirimo ziba zo kubohora uburasirazuba bwa Kongo. Ni muri urwo rwego rero n'ubundi iriya misozi Keda babwiye ni imisozi iri strategique, niyo misozi yabahaye gufata Kanyabayonga, kuko n'abantu bagiye baduvuga ati murabeshya niki. Nejo buri twarababajije no kwa Bwiza tuti mbese ko muvuga yuko tubabeshya, nimutwereke none M23 yinjiye mu mujyi rwaniye he? Yasunitse nde? Yarwaniye Kanyabayonga irihe bacanga cyane. Ntago rero bishoboka bituvuguruza bitangira no kwandika ngo bari barahunze kera. So mu by'ukuri rero iyo operation uko yagenze nuko M23 yaje kurasa ibifaru bibiri, ikindi kirirukanka. Ariko amakuru arambuye ubu tuvugana Kanyabayonga ibintu bijyanye na network rwose ni ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu kubagezaho report ya risasi na mageruhi bidashobora kutworohera, ariko tukomeza dukurikirane byanga bikundiyo inkuru yacu tugenda tuyikomeza kugira tubabwire se byaje kurangira gute. So indi update wenda mbere ko twanzika n'ikiganiro nyamukuru ingereka tubabwire ko muri Sake naho habyutse harimo panique muri uyu mugoroba, by'umwihariko muri tura duce twaza mu Bambiro.
ni panike rero yatewe n'amakuru koalisiyo yakiriye yuko M23 hariya za Rutobogo muri ka gace by'umwihariko ahazwi nka kuri cya kivumo gihari, ngira ngo mbere uko utangira kurira imisozi ya Mushaki hari ikivumo kiri hariya muri wa Murambi urenze muri rwa rutokiro rwa hara za Rutobogo nyine. So rero ngo ntabwo byari bimenyerewe ko babona abasirikare ba M23 bahacaracira ku bwinshi, ubundi ngo ntabwo babagaragara. Niyo mpamvu rimwe rimwe tujya tuza tukabwira tu M23 ni invisible. So muri uyu mugoroba rero hagaragaye abasirikare ba M23 bari hejuru ya 20 bagaragara n'amaso, kibi gitangaza muri koalisiyo. None muri Mubambiro bapanitse bari kwitegura ngo ibitero ngo bashobora kuyatakwa cyangwa se kugabwaho na M23, ariko ni ibitero byatewe no bari kwikanga nyuma yuko babonye ingabo za M23 ngo zigaragaje kandi ari nyinshi. Urumva ko ubwo situation ya Sake ishobora kuba ikiri shambara iteka ryose iyo babonye M23 gutya rero ubu bagiye kurara barasa ijoro ryose bahubagura ibikompora bucya banaza amakompora nka 500. Yes, baranaga amakompora bakagera bagafata pose bakanywa icyayi bakongera bakagaruka, kuko amakompora barayaguze ibintu byose barabifite hariya, nubwo batabikoresha kugira ngo wenda babe bavuga ati turigarurira aka gace, ariko babikoresha kugira ngo byibura bumvikanishe mu baturage begereye mu mujyi wa Goma yuko rwose baba bari mu kazi gakomeye cyane. Hanyuma magash update zo ngira ngo ni nyinshi tugizigiyemo ikiganiro cyarangira, ahubwo nyemeye twinjire mu kiganiro nyamukuru. Ngira ngo ni ikiganiro dushaka ko abantu bakunzi ba Kedi by'umwihariko bakunzi banje ngira ngo mumenye uko situation imeze muri iyi minsi. Mwagiye mubona ngaho ndi ku navuye kwa Eugene sinagira umwanya wo kubabwira ngo byagenze bite, njya kuri Soles ibibazo, nza kuri Kedi official nayo yabaye ibibazo, muri make nabaye probleme nabaye chambarde mu yandi magambo. So rero bakunzi ba Kedi official cyangwa se bakunzi ba Kedi munyemere rwose fata kakanya tuganire gato kuri iki kibazo. Ikintu cya mbere navuga Kedi turagira ikintu tuvugaho, burya igiti kirimo amatunda nicyo gihura n'imijugujugu myinshi rwose. Burya rero nubona Satani akurwanya buri gihe cyose uzamenye ko wamuzonze, hamenye ko mumereye nabi. Ntabwo Satani Yesu bigeze bamubaza, ariko baravuga ngo uriya ni umwami. Urumva yitwa Belzebuli, umwami w'abadayimoni. Noneho Yesu aravuga ati se ko ndi Belzebuli umwami w'abadayimoni, ninde noneho umubasha bwo kwirukana abo badayimoni? Aranga cumagana arababwira ngo rero nukuri ndababwira yuko urumva nuko ngo iyi mbaraga yo ntabwo ushobora kwirwanya, sibyo? Ahubwo haba hari ugomba kurwanya cyangwa hari ukurwanya. Ni muri urwo rwego rero tuje imbere ya Kedi official, ariko iyi Kedi official nubundi nubwo muyibona gutya, ariko ikintu ushaka kubabwira cya mbere ntabwo iriho. So impamvu rero niyo mpamvu mwabonye Kedi acika intege, ukabona nta kiganiro nko kubaha, mukabona aragishyiraho rimwe na rimwe igihe ashakiye, nabwo ka audio kari aho ngaho. Kandi rero mu by'ukuri amakuru mu gitondo saa 6 na nimugoroba, ubundi mwari mumenyereye ko abaha amakuru mu gitondo na nimugoroba na saa 6 cyane. Ni bya mbitse kwa muganga ati kinguka kimwe mu gitondo kindi saa 6 na nimugoroba, kinamura kai ntumwe inzoga. Yego tugiye kubabwira rero urugendo rukomeye, inzira z'inzitane, inzira ibintu mutajyaga tutigeze dushaka no kubabwira. Twagiye duhura n'ibibazo bitandukanye, yego nanjye nabiciyemo, ariko Imana ingirira neza nza kubivamo. Ariko mu by'ukuri Kedi n'uyu munsi nubwo muhora tugashyiraho morale n'iki, nuko nyine twebwe turiyizi kandi tuzabo turibo. Ntabwo rero mwabona surire yahindutse, ubona umuntu yahonze. Nigeze kubona abantu batwaye za YouTube bakarira hari induru zikavuga, ariko twebwe nta muntu w'umusirikare nka retired muyu waza ngo arire imbere y'abanzi, imbere y'abagome, imbere y'abagambanyi, imbere y'intera hamwe, imbere y'ibigarasha, ahora atunga intoki ngo narangiza ngo uri ngo cane yanjye bayitwaye, udufaranga twari turiho byarangiye. Oya, ibyo ntabwo bishoboka. Ariko tugiye kubaho kuri ido nido inzira z'inzitane uyu muvandimwe amaze iminsi arimo guca. Ngira ngo wenda reka duhere kwa Eugene twakoranye neza, ni mushuti wanjye, twabanye neza ndamushimira, ariko ho sindi buhatinde. Byabaye ngombwa ko nyine mvuga nti reka njye mu bundi buzima, cyangwa se njye gutangiza ikinyamakuru cyanjye cyihariye Magashi. Urumva hari igihe bana n'umuntu bikangomba ko mutandukana, ariko mugatandukana gipfura. Eugene twatandukanye gipfura. So ahubwo twihute tujye kuri Solas TV. Njya kuva kwa Eugene nagomba gushika ikinyamakuru cyanjye bwite. Umuntu araza w'umudiaspora
cyane gati Kedi gutandukanye na Eugene reka nze dufatanye umushinga. Ati nabonye ufite impano kandi mu by'ukuri iyi mpano uretse no kuba igira impact kuri enemy cyangwa aduyi ariko hari n'ikintu yakwinjiza byibura kandi ukagira icyo ubona nanjye nkagira icyo mbona. Ati muri urwo rwego rero kujya gutangire ya zero wowe tugiye kurambagiza cano dushobora kugura hanyuma ke dutangire uyikoresha. Magashi rero wari ugisobanura buryo ki ibintu byagiye bigenda mwumvise koko rwose imva kwa Eugene njya kuri Soles TV umushinga nari ngufitanye n'undi mugabo mu diaspora ariko aza kuntenguha ku buryo bwose bugaragara. Uruhare rwe ntirwagaragara urwanye ngomeza kwihiringa mwagiye mubibona amakuru kuri Soles TV ntabwo bigeze muyabura. Ibyo reka tureke no kujya muri details z'uburyo byagiye bigenda n'imbogamizi zajemo n'impamvu umugabo yanciye intege gatuma Soles TV dakomeza gukora. Hagati akantu nongeragamo nuko nyine byagezeho noneho bitangira noneho n'ibindi bikorerwa muri YouTube nabyo birakorwa iza no gufungwa noneho burundu. Soles TV yongiye ubwo tugiye kuva kuri Soles TV tujye kuri Kedi Official byaje kurangira n'ubundi nafunzwe hanyuma ubwo ngubwo nibwo twafashe umwanzuro avuga rero mu by'ukuri ariko yafunzwe kubera iki abahetaze ko nako ntabwo nabara kugashyiramo. Soles TV nta makosa yigeze nta makosa. Soles TV hajemo akagambane tunayireke nta kibazo tuze kuri Kedi. Oya bumva ko ari akagambane gusa binarangira aho ngaho wenda umugambane ashobora kuzagaragara cyangwa se ntagaragare ariko hajemo akagambane birangira Soles TV tuyijugunye gutya irangiye. Hanyuma rero Meki Kayiranga Ruziramuhe Joseph aka Magashi bavuga ati Kedi Soles TV ntago ari ubuzima bugomba kurangirira wa mwana ufite impano wa mwana w'iki n'ibiki wakoze ikinyamakuru cyawe. Ntabwo ni rwose muri abantu b'abagabo cyane mungira inama nziza ikinyamakuru ndagifunguye di. Ariko ku rundi ruhande n'ubundi Kedi Official ntabwo yabaye Kedi Official nkuko twabyifuzaga. Kedi Official umunsi wa none ku cyumweru mwabonye ikiganiro nakoze n'ubundi cyo muri Kongo. Murabizi ko inkuru zanjye akenshi ni hakurya muri Kongo. Baragisiba banyereka ko na view ya mabwiriza ya YouTube igira amabwiriza igenderaho ngira ngo birarangira aho ngaho. Ariko ku rundi ruhande biza kugaragara ko namwo harimo kwa kune wono dufoto ducaracara ku marezo sociaux kavuga ati akagafoto ni keza reka ngakoreshe ku kiganiro kumbe harimo uwakanteze. Ubango mu yandi magambo Kedi Official nayo kuba bayifunze habaye ko ifoto zimwe dukoresha ara ku kiganiro harimo uwari wayikoresheje imwe muri zo ngizo arangije ategereza ko nje nanjye nza kuyikoresha ayishyira ku rubuga rwanjye rwa Kedi Official. Ifoto ndayikoresha YouTube itubona ko ntubahirije amabwiriza. Ni ukuvuga ngo yarayiguteze arangije hari icyo bita kuripotinga aramuripotinga yabikoze abishaka. Soles TV bayibaninga amezi 3 tuvugana kuva mu kwezi ubu turi mu kwa gatandatu ubwo izongera gusubira mu kwa 9 kuri Kedi Official. Bisobanuye ngo Kedi Official rero nimba yahanwe kuva muri uku kwezi kwa gatandatu kugera mu kwa 9 ntago bisobanuye ko tugomba guhagarika kubagezaho amakuru maga. Niyo mpamvu tuje muri aka kanya ngo tubasobanurire ukuri kw'ibyabaye kuri izi channel ariko ntabwo mwanzi twamuhurwaho bishoboka. Ntabwo twamuhurwaho Magashi urabizi wenda niyo umwanzi wawe ntago azavugiriza impundu kunesha. Ikindi cya kabiri uwugeze kuvuga ngo bivuyemo cyangwa ni iki byose ntago wabushimishije wa mwanzi wawe. Niyo mpamvu rero tuje imbere ya Kedi Official kugira ngo tubabwire ngo ejo bitarenze saa 10 za nimugoroba tuzaba twabahaye umurongo mugomba kujya mukurikiraho Kedi. Wundi kuko ya mezi 3 uyu muntu ashobora gukomeza ubundi bakawukubita umwaka. None badutegeje amezi 3 tugeza mu kwa 9 urahurimo urabangabanga nta bintu ukora nk'ibi ngibi wego murimo murabibona ariko ntago biriho. Murabibona gutya ariko ntago biriho ntabwo biri muri YouTube. Noneho rero niyo mpamvu tuvuga tuti ayo mezi 3 ko abakunzi ba Kedi Official
mu mezi 2 Kedi Official yari imaze ko yari kumaze kugira aba subscribers 10,000 sibyo ese aba subscribers 10,000 mu by'ukuri abakunzi ba Kedi Official nabo kwa Magashi nabo kwa Bwiza nabo kwa Yuhi wenda bo ngabo ni abantu kwa Risiyo dukunze gukorana yes tuje kugira ngo tubinginge icyambere mubanze mumenye ibyo bibazo byose icya kabiri mwese mugende mukore subscribe mukore kuri kakazogera kugira ngo mujye mubona amakuru ya Kedi Official ntabwo rero Kedi Official ari umuntu wo kuba yaguma aho ngaho cyangwa se ngo ababikoze bishime icyambere abo duhangana nabo murabazi icyo niyo mpamvu rero tutagomba no kuvuga ibintu byinshi ubundi ntabwo twakawe tubivuga ariko kugira ngo mutazamubona nk'umuntu utari seriye niyo mpamvu twaje hano hano Kedi ari seriye kurenza uko mubitekereza murabizi ko ari seriye niyo mpamvu mumukurikira mu mezi 2 akaba abonye subscribers from nowhere 10,000 ubone ntibiba ariko turizera ko ejo nidutangira Kedi Official hari irindi zina wenda tuzarivugira kwa Magashi ariko tujye na hariya n'ubundi tubashayaringe hose haba ku rubuga rwa Kedi haba ku rubuga rwa Magashi TV Bwiza Yuhi n'ahandi bishoboka ariko icyo tugamije nukugira ngo umwanzi wacu ntazavugiriza impundu kunesha ayiwa kindi cya kabiri intore ntiganya yishakira ibisubizo no mu ishyamba ry'inzitane yishakira inzira siko bimeze niko kuri ubu rero inzira iya mbere twebwe turayifite ntimutubaze ko turi bubigenze mushobora no kuzabona dufite channel noneho ifite n'abasabu bandi sibyo mu kibuga Kedi noneho zanye ifite n'abasabu benshi ariko abasabu wenda ugasanga rimwe na rimwe ntabwo ari babandi ariko dukeneye mwebwe twabanye dukomeze uru rugendo twatangiranye mu by'ukuri nicyo kintu kizadushimisha ni nacyo tuje kubasaba uyu munsi wa none tukaba tugeze za Bitonga tukaba tugeze za Sake tukaba tugeze Kibumba ndetse ubu tukaba tugeze Kanyabayonga turi hafi y'umujyi wa Goma twabanye muri ibyo bihe mugerageze mudukurikire nukuri ntabwo ari uko jarajara ntabwo ari kutagira gahunda bakunzi banje bakunze ba Kedi mu byumve gutyo nukuri pe icyambere muri imfura abantu benshi rwose aho gereye kuri channel yanjye bati yewe rero ati najyaga nkurikira Kedi tubone nkagunye atari kaho muhuriye byabaye amata n'amavuta byabaye mata y'amavuta mata ya urumva kwa Bwiza nuko n'ahandi nuko kandi ni mwebwe mubivuga yes mwebwe rero mubivuga nimwe turimo tubwira abahetazi bo bazahoraho ariko nanone ntaho bazagera ikindi umunyarwanda bavuga ngo utaribwa ntamenya kurinda ubwo nyine nuko bimeze tuzagira uburyo tubiha umurongo tuzagira uburyo tubikontorora nta wundi muntu noneho uzaba urimo aho ngaho hagati vuga ngo ibi ngibi noneho ubwo ayo mafoto muzajya muhora dukoresha amafoto yacu noneho niba ari ayo mafoto mbese tuzirinda ku gato no ku kanini kugira ngo ntituzakomeze kubajuragiza kwa Jeni kwa Sorasi kwa Kedi turashaka bifata umurongo kandi uwo murongo namwe uzababere mwiza kandi uzababere inkingi yo gukomeza kubakana hagati muri twebwe twanze guha umwanzi icyuho twanze gutuma atwishima hejuru niyo mpamvu tugomba gukomereza ku mujyo twarimo ariko ubwizo mpinduka muze kuzihanganira kandi rwose pe mugerageze ntimupanike muvuge ati uyu muhungu ntago ari serious rwose ndacyari fresh mu mutwe Kedi ari serious kurenza uko bamwe babitekereza imiripoko ahubwo abanzi bacu bagiye kumwara bakorwe n'isoni isoni zibakore mwumve yuko ibyo mwakoze ahubwo wabona ari bwo ahubwo akazi kagiye gutangira so reka tubashimire magari ntabwo turi butinde ubwo message bayumvise imiripoko nukuvuga ngo kuhera ku munsi w'ejo nyuma y'umugoroba tuzaba twababwiyeho mugomba kujya muyikurikira ariko mu gihe tutarayishyiraho Magashi TV irahari Bwiza TV irahari Yuhi News TV irahari mugende aba nabagabo nababwiye ni jewe hari ukuntu umuntu aza ngo nyamamariza channel yanjye ugafata umwe ukabanza ukumva ibiganiro akora kavuga ati rero
sinkwanze sinanze kutera imbere ariko izi nkuru zawe sinazishyira ku muyoboro wanjye. Kuba mu by'ukuri Bwiza TV ivuga ati Kedi ngwino dukorane ikiganiro, magati ngwino dukorane ikiganiro, nuko bazi ko hari ukuntu bimeze. Ntago turi hano ngo dutange inkuru z'ibihuha, ntago turi hano ngo tubabwire ibitabaye, amakuru y'intambara arahinduka, dora tubibasobanurira. Twebwe iyo twihanukiye tugatangaza ikintu ubwo aba ari tayari. So nuko nguko bimeze no murongo twiyemeje, ariko mbashimire cyane buryo ki mutigeze rwose mutererana. Umuhungu wanyu Kedi Official mutaramu mugani. Ariko ku rundi ruhande nshimire cyane ba admin bo ku mbuga za Kedi Official bakomeje gukaruma situation. Ntabwo nari nafata umwanya ngo tuganire, ariko impamvu nicyo kibazo ubu n'abadimene bagiye kubyumvira hano n'abandi mwese muri rusange by'ukuri twaganira biyimbitse. So tubashimire cyane rero kandi tubifurize umugoroba mwiza. Bye bye. Imana ibahe umugisha kandi twizeye ko tubabwiye mu byumvise kandi muzabishyira mu bikorwa. Imana ibahore hafi, nukuri turabakunda cyane. Ciao ciao.